wibaza ko kukwanga umunsi nongeye gusanga Amagi arimo aririza ngo Munyakazi ngo sinzi ngo Bruce Melody ngo yaramwanze ngo kijui yeretse ntakiri muri Seka ntakiri muri show bize n'ibyo bintu bishoboka kuri pano ndi kumwe na Munyakazi nabibabwiye guhera kera muri industry nta mwanzi ubaho umuntu arakwanga bwacya mu gitondo agasanga mwakorana mugatera imbere mugakora mukabibyaza umusaruro. Ni nayo mpamvu mpora mbabwira ngo ibintu by'amagambo y'inzangano amagambo mabi njya mbona n'abahungu mwakorana mukabibyaza umusaruro buri wese mwese nta muntu nzabana. Ubizi neza ko wanze gusaba Yaga imbabazi zimusaba se namugize zimutabure have aricyo namutwaye nazo nigeze musaba ko ntacyo namutwaye rwose n'undi muntu ereka Dumba ngiye nkora uko nshoboye nkabanira abantu amahoro uko mbashije. Ntabwo mbaniye amahoro mbwiye ngo mfite ikirimi cyuzuye mu kanwa ngaho gicire rero yitege nzagikoresha Godfather we nawe wakubeshyeye hamwe nagicire cy'amarere. Nibutsa ko Dumba yambaye izina rya Debera kanarwa nibutsa ko Dumba yambaye izina rya Debeni yanga kuva ku 9,000. Iyi mibare iri kwa Ntuza iri kwa Melody nuko byari byifashe muri arena. Abafana ba Beni mu nkandeho abafana ba Beni mu nkandeho Melody ibyo bakwangira reka nze nkubwire ikintu kimwe Melody banatangira kuvugira Beni ntago mundeba kugira ngo mu nkandeho wa mugane reka nkubwize abafana ba Bruce Melody mu kajagari hindura ikipe Dumba hindura ikipe abafana ba Beni mugeze ku 20,000 cyangwa n'ihindura iki ndararambira ngewe ubundi gufana Amavubi muhindura amakipe yamaye umufana abafana ba Beni ndimo ndavuga murandeba ndimo ndavuga mukandeba just erega Dumba hindura ikipe uzamera neza. Munyakazi 001 ese ndabaza Munyakazi iyi ndirimbo kumanzera kuryoheye iyi ngiyi imaze kuririmba ngiye karirimba numva ngo yamaye umufana menya ko bigoye kwanga munya Yesu we indyohera yabyutse mu gitondo nkibuka ko Oluwa abafana ba Beni ikintu mushoboye n'uturabo gusa guys nkeneye kubona Munyakazi ku 1,000 kandi biraje bigera mu kanya. Drop something big chat. Abafana ba Beni ikintu mushoboye n'uturabo gusa Bruce Melody ikomeje kurya iyo ndimi ikomeje kurya abantu mu mutwe. Nabibonye no mpamvu gasubiramo ongera gato Nijoro kandi simwimogi kirazira kumbona Anje never compare me n'utunyamaswa duto dukubita icanja who says I am ndakubujije dore nize kata zo kuresha umufana I'm an icon sindi loco sineze kujya down morani soko small cycle indindi byaha family first that's what I die for. Mwihanganira ijwi ryanjye ariko mwuza amagambo komeza birimo umufana menya ko bigoye kwanga mukanyazi ukanyagane mero abantu bose baje babyiganagaho bagurika ariko Melody nanjye nguhaye akarabo ushatse wandeba ukankunda akarabo ntabwo ari neza abafana ba Beni mukomeze mu ntemo abafana ba Beni Melody kakubwira ikintu kimwe aho nicaye hano mbaga Munyakazi namubaze paka Melody umva nkubwira ikintu kimwe umva kata imwe wamenye abantu batazi ikintu cyo kutikanyaga ngo umenya gusabana n'abantu ntabwo umenya gusabana n'abantu ko bidashobora kukwambura agaciro kawe. Erega abantu nibo badanje mani nibo bambere so hari abantu ibi bintu Dumba kakubwira ikintu kimwe ibi bintu byo kwitwikira ijoro umuntu akumva ko kwihisha abantu no kwigira igitangaza ari byo bishobora gutuma uwo muntu aribwo agira credit. Ntabwo ari byo bikora bro. Niba warabonye urukundo beretse uyu mujene hari ukuntu mwumva ngo ntabwo ibikorwa by'umuntu bimuhereza bimuha urwego ahagararaho n'izina ry'Imana. Ntabwo Melody ntabwo kuba azana agasabana n'abantu
ntabwo byatuma abantu batamukunda cyangwa bagira urukundo rw'ibikorwa bye. Godfather, you don't understand. Nababwiye kare ngo character y'umuhanzi iri mu bintu bisigaye bimufasha guseringa muri iyi minsi, kandi character ntibayibona wabihishe. Ntabwo twazajya duhura kuri studio buri munsi. Abantu bakeneye kukumenya in person. Abantu bawe bakeneye kumenya uri muntu ki. Godfather, ukuntu Benny na Meddy bubatse brand zabo ntabwo bavuga. Urumva ntabwo mvuge. Ntabwo nanze ko Bruce Melody ingendo ye imukorera, ariko we aho uganisha mba mabona. Ushaka ko Benny nawe aza hano avuga ibi ngibi byose Bruce Melody arimo aravuga. Ntabwo Benny se yavuga iki? Reka nangize. Iyo ntabwo ari karakteri ye, ariko ni byiza. Nta nubwo ari Benny ngende kuvuga. Ngende kuvuga we Godfather arimo aravuga Benny. Uzaba ariko se ariko bitabyawe. Arimo aravuga Benny cye dari. Uzatsindagiye amadebeni mu matwi yanjye bro, bitabyawe ariko wowe bitabyawe. Urumva Benny Benny n'aba Grand Joel ntibaza kuvuga. Grand Joel mu biki? We Bruce ugira kujya bintu. Man rekaze ngumwira ikintu kimwe niba banakwishiye ngo uje bariya ntibavuga. Ni uretse gato. Niba banakwishiye kugira ngo uretse gato Dumba. Niba uba wanishiye kugira ngo izina rye rihore mu matwi y'abantu, we don't talk about that man. Nta nubwo nari no kumwibuka. Ben abagomba kwicara tukaza tukamuvugira Bruce Melody tukavugana nawe. Inde uravugana uje muzajya muza munamupapa bingire rero. Uje umuvuga kuri bonoza ruko man Dumba ndakubaha man ntukavuge de Ben ahantu ndi by the way. Toka kure. Aje genda yivuge cyangwa ufungure pano ngende umuvugire. Uri kuvuga kubera kuri uretse gato. Kubera kiburi kintu uretse gato. Kubera kintu cyose tuvuze uhita uzana izina rye. Kozi n'ibyo ubushaka kuvuga. Ari ku kazi. Kubera iki se? Godfather. Yo, uranyumva neza? Baravuze ngo Bruce Melody yaguze ngo Symphony Band. Ubundi se umuntu ayiguze bitwaye iki? Ni cye kibazo. Symphony n'urumogi. Sawa nyine. Symphony n'urumogi. Ariko nawe warayibye none se ko watumiwe, ni gute watumiwe ukagenda, ni gute watumiwe ukabanza gutanguranwa kugura ibifite imbaraga n'umvaga Symphony yitwaye. Dumba yarambwiye. Uretse gato Dumba yarambwiye urukumva? Ubwo dufata nkimara kubona urambesha riri. Arambwira ati nkimara kubona Melody afite Symphony. Urumva? Nahise magaga gupromotinga The Ben. Oya ariko yari hano. Uretse gato yarambwiye ati Godfather wimbaza impamvu navuye mu gitaramo ngiye kuko nkimara kubona Melody afite Symphony. Arabambande meza nahise mu musikama Jesus. Ibi ni ibikindi kubona. Bani twagiye. Urukumva Dumba, urukumva Melody. Wono bitarire. Ati nahise ngendeye kubona TikTok universe ndakurahiye. Ati nahise mpagarika gufana, nahise mpagarika gupromotinga n'amafaranga yabo nyarira ubusa. Jesus. Ari kubitangaza bro. Ndashaka ibihumbi 100. Ibi ni iki? Izo bazita fight. Ibi ni ibintu biza. Nanjye ndanje abangeza kuri 2020 rega mwashize. Urukunyumva Melody. So umuntu ukoze ibintu thank you nago mubonye. Baramwita ari hano kuri fan. Ruhande rwawe. Diri. Sheri wacu. Thank you so much Diri. So ikintu narimvuze Dumba. Dumba umuntu ashaka kuba atazi kuvuga siko bimeze. Ariko bossiri wandebeye na ahangaha nanjye nibansuzugure cyane. Banza wumve. Ufana wa Melody ndibaza. Bossiri boss atarankanda n'umufana wa Melody. Napfuye uva ngubwira ikintu kimwe. Dumba ya matayigari bari gutanga ariko bari gutanga intare muri comment nicyo bashoboye. Ntabwo ibamo. Ziri muri comment bari kuzitanga. Ibamo muri comment of course. Intare bari kuzitanga muri comment. Umva icyo navugaga ngewe navugaga ikintu abantu bagomba understandinga bro Melody kuba ashobora kwegera abantu Jesus yabawe ngaho nakugeze muri kota ntabwo nshaka umva 001 umuntu 001 umuntu rero ntabwo nshaka ko Dumba agera muri kimwe cya kabiri never ever aje kugera kuri 30 munyakaza amaze kugera kuri 70 001 hano iyo call sign Dumba bamuhamagara baramuhamagaye bagiye kuma briefing agiye gufata amabwiriza
So Munyakazi kunde chapeau. Abantu kuba available ibingibi bosi akazi gako karimo karakorwa yibaba we urukumva barangije Mfite ikibazo gikomeye. barangije ya ndakumva bantu muri hano mumenye ko ngiye nkunda u Rwanda nkunda iki gihugu ku buryo nka kariya kadarapo kabanza kwa Dumba kaba kari kunijya mu menyo. Jesus harihe I know harihe